niko eri uzajya wirirwa uhenye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba uzi ko ngiye akazi nzajya nkakora nyenyine ibyo byihorera umime nzajya mbyihorera se bikorwe n'andi wowe uzajya ubura kuza kuwufasha wirirwa uhenye ariko ibyo ngibyo mu minsi mike arabifata umwanzuro ariko kuzi kubura nanjye mba menye mu nzu yawe mba menye mu nzu ya papa ubwo bugamba ufite abari ubwiki ujye ubikora cyangwa ubyihorere niba ushaka ko ngwa ntayenye igitanda uzaze ukimure ariko se kubera icyo wanga amahoro kandi ntacyo atwaye wagiye wumvikana njye numvikana nawe biki n'ibintu uba wakoze ngo numvikana aho kugira amahirwe kuba ntanagukubita nuko nta bushobozi mbifitiye ariko hari igihe buzaboneka ubushobozi buzaboneka gute udakora bazakubeshye niba umuntu akoze nibwo agira ubushobozi n'imbaraga biturutse mu musaruro w'ibintu yakoze yego uryamiye ugire ngo hari icyo uzageraho ubushobozi bwo gukuza inda no kwagura amatiku nyirabwo nzigira gukora mu buzima bwanjye nzakora bikeya bizangirira akamaro maze kazi kuburanira inda katazi no gukora uzajya wiga uryamye ngo abandi ngo bararya bakakurusha gute se n'undi muntu atakariye ngera akadagate nkakarinda gutorera bajya mwihorera uryara igihe nda yawe uzimena ese bigiye kuba wibanze ku biryo uwo mururu wawe uzakugeza nta kindi kintu twaburana ni ibiryo gusa humura mu minsi mike iraza tuzaba turi kuburana ibikoba